Ndabasuhuje bakunze b'inkuru z'urukundo kuri Zasha TV, muhawe ikaze. Inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi tuyitangiriye muri Dubai mu cyumba cyiza cyane. Ni couple imaze igihe gito cyane ikoze ubukwe, ni Jay ndetse na Jackie. Barishimye rwose, baranezerewe, bari mu kwezi kwabo kwa buki, bari gukina udukino nk'utw'abana bato, bari kubwirana ukuntu bakundana batarekera, maze uyu musore agahita abwira uyu mukobwa ati ni ukuri, ati ndagukunda cyane ntabwo ushobora kubyumva, atuzi imyaka yose namaze ngutegereje uri mu mashuri uri kwiga, ati ni ukuri numvaga nta wundi mukobwa nabasha gukunda nk'uko ngukunda, ati numvaga nawe atari wowe ahari ntazigera nshaka. Uyu mukobwa rero nawe ahita amubwira ati icecekere, reba imyaka yose namaze muri kaminuza ndi hanze y'igihugu, ariko ni ukuri nta na rimwe nigeze ngerageza gukundana n'undi musore utari wowe, numvaga rwose ari wowe wanjye. Aba bose babivugaga baseka, bakubitana mu ntoki, bahana amabizu, bari bishimye rwose banezerewe. Maze rero ubwo telefone y'uyu mukobwa yarasonnye, maze ahita ayifata ajya kwitaba, arangije ahita avuga ati papa, none se wibagiwe ko turi twagiye mu kwezi kwa buki Dubai njye n'umugabo wanjye? None se ibyo bintu ushaka kumbwira birihutirwa cyane ku buryo bitategereza? Mana nyagasani, ejo koko papa ko ari vuba se byihuse. Ubwo yakubye telefone maze agaruka asanga umugabo we. Umugabo ahita amubaza ati none se ni amahoro? Ati bimeze biteze ko baguhamagaye? Ninde uguhamagaye se? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ni papa wanjye wari umpamagaye. Undi ati papa wawe araguhamagara kandi turi mu kwezi kwa buki? Ati ni amahoro se, nta kintu cyabaye? Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati yewe nta kintu cyabaye, ngo ariko aranshaka byihutirwa, ngo ngomba kuzinduka nsubira mu gihugu cyacu. Uyu musore ati ngo nguki? Ati ubwo se ibyo byaba ari ibiki bikwihutisha gutyo? Uyu mukobwa ahita amubwira ati ntabwo abinsobanuriye, ariko ambwiye ko ari ibirebana n'intara yacu n'ubuyobozi bwayo. Ati kandi ubwo nyine ndazinduka ngenda. Uyu musore aramubwira ati ibyo bintu ntabwo bishoboka, gute ukwezi kwacu kwa buki kwapfa gusa? Twagombaga kumara ibyumweru 2 hano, none twamaze iminsi 5 gusa. Ati rwose ntaho uri bujye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ngo nguki? Ati wavuze rero ngo nsuzugure papa wanjye? Ati ntabwo bibaho, ntabwo namusuzugura. Ati papa wanjye se wibagiwe uwo ari we? Ati wibagiwe icyo ari cyo? Ati ntabwo namusuzugura rwose, ndabyuka ngenda. Ati ahubwo nawe utegure tuze kugenda. Uyu musore aramubwira ati ugende wowe ufite aho ugiye, naho ngewe rwose ubu ndigumira hano kuko icyanzanye ntikirarangira. Uyu mukobwa rero arabyuka agapakinga, maze agahita afata indege akerekeza iwabo. Abakigera rero papa agahita amubwira ati nsanga mu rugo kubera ko nkeneye ko tuganira. Uyu mukobwa ahita ajya iwabo maze akahasanga papa we. Papa ahita amubwira ati mwana wanjye rero urabona mama wawe ntakiriho, yitabye Imana, kandi nanone musaza wawe nawe ntajya akozwa iby'ubuyobozi, yibera muri bizinesi, kandi rwose ndashaka ko umwe mu muryango wacu agomba kuba umuyobozi w'iyi ntara byanze bikunze. Ati kandi nanjye urabona ko ndi kugenda nsaza, ntibyashoboka, kandi nanone ndacyafite izindi nshingano muri leta. Ati ubwo rero natekereje ko ari wowe nagira umuyobozi w'iyi ntara. Uyu mukobwa ahita atangara ati papa, ati gute se? Ngewe urabizi rwose nta bumenyi mbifiteho, ikindi nta byanyura mu zihe nzira kugira ngo rwose mbe umuyobozi? Papa ati ibyo byihorere, abayobozi bose turaziranye kugera kuri perezida, humura rwose nzagenda mvugisha buri umwe umwe, kandi ibyo bizacamo wowe bindekere, ahubwo mbwira ko wowe witeguye nta kibazo. Uyu mukobwa ahita abwira papa ati papa rwose ndagukunda cyane, ndishimye kandi ibyo bintu biranshimishije. Yarahagurutse ahobera papa we ati rwose nditeguye, wowe bijyemo nanjye ndahari. Basezeranaho rero, maze uyu mukobwa agahita ataha. Yagera mu rugo agakomanga, umukozi agahita amufungurira. Uyu mukozi ahita amubwira ati urakaza neza mu rugo mabuja. Undi nawe ati urakoze cyane. Uyu mabuja rero ahita abwira uyu mukozi ati ntegurira rero isosi itogosheje y'ihene, nimara kuboneka uyinzanire mu cyumba cyanjye. Uyu mukozi ahita amubwira ati ubwo ndategura 2, iyawe n'iy'umugabo. Umugore ahita amubwira ati umugabo se ari ureba hano kuko aba yamusize muri Dubai? Umukozi ahita amubwira ati yego arahari, ari mu cyumba cyanyu. Uyu mugore ahita amubaza ati none se yaje? Undi ati yego. Ati amaze amasaha angahe aje? Undi ati 2. Ati okay, ati ubwo nta kibazo, ngaho tegura 2 maze uzizane. Uyu mugore rero ahita agenda yinjira mu cyumba cye ahamagara ati sheri, ariko asanga umugabo we yarakaye cyane, yicaye ku buriri atari kuvuga. Maze agahita abwira uyu mugore ati ngaho mbwira icyo bagushakiraga. Maze uyu mugore agahita amubwira ati none se sinari nzi ko wasigaye muri Dubai? Undi ati nari gusigarayo nkora iki se? Nari
kuguma mu kwezi kwa buki njyenyine? Ati ngaho mbwira icyo bagushakiraga. Uyu mugore ahita amubwira ati papa wanjye rero yashakaga ko nzaba umuyobozi w'intara yacu. Uyu mugabo ahita yumirwa akamubaza ati none se wamusubije ngo iki? Undi ati namubwiye ngo yego. Ati ese kuki utajya ubanza ngo umvugishe nk'umugabo wawe? Uyu mugore ahita amubwira ati numvaga atari ngombwa. Papa w'uyu mukobwa rero nawe akomeza rwose kugenda yegera abayobozi umwe ku wundi, noneho aragenda agahura n'umusenateri akamubwira ati rero ndashaka ko umfashiriza uyu mukobwa wanjye akazaba umuyobozi w'intara yacu. Uyu musenateri aramubwira ati none se ko uyu mukobwa wawe ntakiri mutoya, umukobwa wawe se ahubwo hari ubumenyi afite mu bintu by'imiyoborere? Ati sibwo akirangiza amashuri? Uyu musaza akomeza avuga ati uyu mukobwa wanjye nta kibazo, urabizi neza yize mu mayuniversite akomeye harimo nka Harvard, yize ibintu by'icungamutungo, yize ibintu ndetse by'ubukungu, nta kibazo rwose uyu mukobwa yabasha kuyobora kandi neza cyane. Ikindi kandi ubona ko n'ubusanzwe niwe uyobora amakampani yanjye yose, ni ukuvuga ko inshingano yatangiye kuzifata akiri muto. Uyu musenateri ahita amubwira ati ariko koko nibyo, kuko nanjye nganiriye nawe mbona ari umukobwa ufite ibitekerezo utandukanye n'abandi. Ati ntugire ikibazo rero rwose nzabigufashamo, ati cyane cyane ko nawe kugira ngo ngere kuri uyu mwanya wabimfashijemo. Abo bombi rero basezeranaho maze uyu musaza akizeza senateri ko rwose atazamutenguha igihe ibyo byose bizaba byaciyemo. Hashira iminsi rero maze uyu musore, wa musore akajya ku kazi, ndavuga Jay, maze inshuti ye ikamusangayo ikamubwira iti hoya se uzi ko wambwiraga ko mwagarutse nkagira ngo uri kwikinira? Ati gute rero ibyumweru bibiri bivuyemo iminsi 5? Ati ubuse umugore wawe ntiyenda kwiyahura? Ati ntitonganyije. Jay ahita amubwira ati hoya kubera ko niwe byaturutseho, niwe rwose watumye duhagarika ukwezi kwacu kwa buki. Maze uyu musore akamubwira ati se byagenze bite? Ati nyine ati Kigirwamana papa we cyamuhamagaye, ati kandi ntiyagombaga kumusuzugura, ngo papa arashaka ko ayobora iyi ntara yacu. Uyu mushuti we ahita amubwira ati yego komana. Ati noneho ndumiwe. Ati gusa nyine ati umugore wawe ahagaze neza afite amafaranga menshi, ati uzi ko ejo bundi ku rusengero yitanze miliyoni 100 zose. Maze uyu mugabo agahita atangara kuko ntabyo abazi. Ubwo arataha yagera mu rugo akabaza umugore we ati sheri mbabarira umbwize ukuri, ngo witanze miliyoni 100 mu rusengero? Uyu mugore ahita amubwira ati yego, ati kubera ko umuntu duhangayiniye umwanya yitanze miliyoni 50. Ati kandi papa wanjye yambwiye ko kugira ngo mutsinde ari uko buri gihe icyo azajya yitanga njye nzajya ngikuba 2. Ati ubwo nakitanga miliyoni 50 njye birumvikana nahise nitanga 100. Uyu mugabo ati utabanje no kumbaza se kandi ari umutungo w'urugo? Uyu mugore ahita amubwira nawe ati nkubaza njyewe? Ati amafaranga ni ayawe se? Ati nta jambo yafiteho rwose. Ati ntupfuye no kumbaza uko nayakoresheje? Ati aya mafaranga ni aya papa wanjye, ngomba kuyakoresha uko mbyumva, ntabwo ari ayawe, ahubwo ntuzongere no kuntera stress umbaza ngo amafaranga nakoresheje, nta jambo rwose uyafiteho. Uyu mugabo yahise yumva yumiwe maze ahita amubwira ati mumbabarire bayobozi rwose nari nivanze mu bitandeba, kandi rwose sinzongera kukubaza uko wakoresheje amafaranga atari ayanjye. Ati rwose mbabarira cyane. Yahise ahaguruka arigendera yumva rwose bamusuzuguye, bari bamwimye agaciro mu buryo bwose bugaragara. Wa musaza rero we akomeza kuvugana n'abayobozi umwe ku wundi ndetse akagera no kuri perezida, maze akamubwira ati rwose ndashaka ko mumfasha kugira ngo umukobwa wanjye ayobore iyi ntara. Ikibazo bose baba bafite kiba ari kimwe, baba bafite isi uyu mukobwa ntabwo akiri muto. Uyu musaza ahita avuga ati ntabwo ari muto kuko afite imyaka 35 kandi ni umugore ubu ngubu, nk'uko rwose itegeko nshinga ryacu ribivuga ko umuntu uyobora agomba kuba afite urugo. Ati nta kibazo. Ati kandi urabizi yize ibintu bikomeye ndetse yize no mu makaminuza agiye akomeye. Umuperezida ahita amubwira ati yego ibyo byo ndabizi, ati ariko wa mugani ndumva nta n'ikibazo gihari, ndumva rwose ajyanye n'uyu mwanya tuzawumuha ntugire ikibazo. Abantu bose rero barawumwemereye ndetse baramushyigikira. Yahamagaye wa mukobwa rero we kugira ngo amubwire inkuru nziza y'uko abantu bose babashyigikiye. Jackie rero yabwiye papa we ati rwose papa urakoze cyane kandi humura ntabwo nzagutenguha, nzabikora neza kandi rwose nawe uzaba uhari unshyigikire. Uyu mugore rero yatashye yishimye, umuntu wese abaho agahita amubwira ati ubu rwose ngewe ndi madamu guverineri. Ati umva, ati numva nishimye, ati ubu sinkiri wa wundi, ubu ngubu rwose nazamuwe mu ntera. Yari yiyemeye noneho rwose amaguru ntabwo yari agifata hasi kubera ukuntu yumvaga agiye kuzaba guverineri.
Nyuma y'iminsi mike rero, umunsi umwe hari nimugoroba, ndavuga hari mu masaha y'ijoro, uyu mugore yari ari mu buriri n'umugabo we, maze umugabo aramubwira ati ni ukuri ndagukumbuye, hashize igihe rwose tudahura, ati uyu munsi rero ndumva rwose twabyumva kimwe. Uyu mugore ahita amubwira ati nta kibazo, maze agahita akora ku ruhande akazana kondomu akayihereza umugabo we. Uyu mugabo ahita amubwira ati gute rero njyewe nshobora gukoresha aka kantu kandi ndi kumwe n'umugore wanjye, ati ibi bintu ndumva atari ngombwa, ati binsobanurire. Uyu mugore ahita amubwira ati yego niyo ugomba gukoresha rwose, ati kubera ko rwose kwiyamamaza biraza kuza mu mezi 5 kandi singomba kuzajya ngenda ntwite rwose ngenda nshoreranye n'inda, ati ntabwo bishoboka, ati umwana ntabwo agomba kuza muri ino minsi. Uyu mugabo ahita amubwira ati rwose nakubwiye guhera kera ko njye ndi umwana umwe wacu, ati rero nkeneye abana bankomokaho, ati ibyo narabikubwiye na mbere yuko dukora ubukwe. Uyu mugore ahita amubwira ati niba unshaka rero ubwo rwose uragakoresha, niba utanshaka kandi ubwo nta kazi kawe ubyihorere, ugenda ujya muri dushe ubwo wisayidire nyine urebe ko wigenza. Ubwo mwumva icyo nshatse kuvuga? Uyu mugabo yarumiwe maze rwose aravuga ati noneho umugore wanjye rwose ntakiri wa wundi. Uyu mugore yakomeje abwira umugabo we ati rwose ubu ngubu ibintu birakaze kandi biriseriye rwose, kugira ngo tubyare ni ukuzaba hashize imyaka 4 nkora aka kazi, igihe nzaba naramaze gutorwa nibwo dushobora kubyara nyuma y'imyaka 4. Uyu mugabo aramubaza ati ariko se urakomeje koko, se ibyo bintu uri kuvuga urumva ubihagazeho? Umugore ati cyane rwose mbihagazeho. Umunsi wakurikiye rero papa wa Jackie yaramuhamagaye, bari bari ku meza n'umugabo we, aramubwira ati ugomba rero kujya mu kindi gihugu ukajya kumpagararira kubera ko njyewe ntabwo ndi bubashe kujyayo. Uyu mukobwa baba bicaye ku meza maze yakupa telefone agahita abwira umugabo ati rero ngomba kugenda uyu munsi nkajya guhagararira papa mu kindi gihugu. Uyu mugabo ahita amubwira ati ariko se mana nyagasani, izi ngendo tuzazikizwa n'iki? Ati reba nibwo tugikora ubukwe, ati none tuzakundana gute, tuzamenyana gute, tuziyumvanamo gute igihe cyose tudahura wowe uhora ugenda? Uyu mugore ahita amubwira ati ariko rwose ntabwo ndi bugumeyo, ndagiye kandi nzagaruka nyuma y'iminsi mike, ati njye ndumva nta birenze biri aho ngaho, ntugakomeze ibintu rwose, ngomba kugenda ngahagararira papa wanjye. Uyu mukobwa rero mbere yo kugenda abanza guca kwa papa we kugira ngo nyine amuhe amabwiriza. Abakigerayo rero papa akamubwira ati hari ibintu rwose nibagiye kukubwira ngomba kukubwira, ati ibintu byerekeranye no gutwita no kubyara. Maze umukobwa agahita amuca mu ijambo ati papa rwose ibyo ndabizi nabitekerejeho, humura rwose sinzatwita mbere yuko mara gutorwa. Maze uyu umusaza agahita amubwira ati ndumva nishimye ko ibyo bintu byose ubizi. Uyu musaza rwose wagira ngo ntabwo ubuzima bw'urugo bw'umukobwa we bwamurebaga, wabonaga ko rwose ikintu yitayeho ari ubuyobozi gusa. N'umukobwa we nawe yari uko, ntabwo yari azi kuvuga oya cyangwa ngo avuga ati iki ntabwo kimfitiye umumaro. Buri gihe rwose ibyo bamubwiraga byose yaravugaga ati yego. Uyu musore Jay rero nawe yagiye ku kazi maze ahamagara inshuti ye ati rwose ndashaka ko tuvugana. Inshuti ye yaje yihuta maze iramubaza iti ko numva ko mpamagara igitaraganya byagenze bite? Uyu musore ahita amubwira ati ni ukuri ibibazo byandenze, umugore wanjye ntabwo ashaka gutwita rwose, arashaka kwigira mu buyobozi gusa. Uyu musore ahita amubaza ati none se kuki utabibwira papa we? Ati papa we sinjya mvugana nawe, ati iyo ashaka ko umukobwa we aramwihamagarira, ati kandi urabizi kuva mu kwezi kwa buki niwe wabiteye, ibintu byose niwe utuma bizamba. Ubwo rero ntabwo rwose nta kintu navugana nawe. Ati noneho ati umugore wanjye yaguze ikarito yose ya kondomu, ubwo yarambwiye ngo nintayikoresha ubwo nta kazi kanjye nzajya mfata icyumba cyanjye nyine. Uyu musore arumirwa maze agahita amubwira ati mana nyagasani, ati rero rwose ibintu byo kubyara bisezere ndumva ibi bintu bidashoboka, ndumva bitavamo. Ati ubwo nyine tegereza nyuma y'imyaka 4 kuko ndumva umugore wawe rwose yarafashe icyemezo ntakuka. Uyu musore ahita amubwira ati mana kubyihanganira sindi kubyumva kuko rwose nshaka umwana, ni nacyo cyatumaga nkora ubukwe kuko numvaga nkeneye umwana. Nyuma y'igihe gito rero mama wa Jay yaje kubasura maze bicara muri salo bari kuganira. Abaza uyu mukobwa ati ese koko nibyo ugiye kwiyamamariza kuba guverineri w'intara yacu? Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati yego. Ati rwose nabonye iyi occasion ntayihomba, ati none ngiye kubyiyamamariza sinategereza ikindi gihe, ati ubu ngubu nibwo bimeze neza. Uyu mumama ahita amubwira ati ariko nizere ko rwose ujya wumva n'ibyo umugabo wakubwira ukumva inama kugira.
uyu mugore ahita amubwira ati yego rwose ati ndabyumva, akajya arya inzara umugabo we nawe ahita avuga ati mama nta kibazo rwose arabyumva, iyo mubwiye ibintu arabyumva. Bakiri muri ibyo rero hahita hinjira inshuti ya Jackie ihita imubwira iti ariko uracyicaye koko ntiwitegura. Jackie ahaguruka yiruka atanabitekerejeho agahita ajya mu cyumba abwira umukozi atumva nshakira telefone yanjye, ati reka nambare vuba vuba mpite nza. Ubwo amarayo nk'umunota umwe maze ya nshuti ye igahita ihaguruka ikamusanga mu cyumba. Mama wa Jay ahita amubaza ati yego komana ni uku urugo rwanyu rumeze se, umugore wawe ni uku umutunze? Mama wa Jay akomeza amubwira ati ariko narabikubwiye rwose abakobwa b'abakire ntabwo wabashobora, ntibumva kuko baba barigize abayobozi mu rugo, ntabwo rwose wavuga. Ati narabikubwiye wanga kunyumva. Uyu mama rero yahise yitahira ariko atayumiwe rwose. Maze ku mugoroba uyu Jackie yaragarutse asanga umugabo we nanone ari mu cyumba yababaye rwose, maze abaza umugabo ati kuri kundeba gutyo se? Umugabo ati wagira ngo nkurebe nte? Ati buriya koko wakoze ibiki? Kubera iki weretse mama ko nta kinyabupfura ugira? Kugenda kuriya rwose byari agasuzuguro, wasuzuguye mama ku buryo budasanzwe. Uyu mukobwa ahita amubwira ati musuzugura iki? Ati nari mfite inama yihutirwa rero nagombaga kuyijyamo. Uyu musore aramubwira ati none se buriya nta kuntu rwose rero no kwijijisha imbere y'umubyeyi wanjye, ntabwo wagombaga kumwereka ko ari agasuzuguro. Ati ngewe biriya bintu ntabwo nabikora imbere y'ababyeyi bawe kuko ndabubaha rwose, nawe wagombaga kunyubahira mama wanjye. Jay rero uba warakaye cyane ahita abwira umugore we ati ikindi kandi ngiye maze no kubirambirwa, ugomba kuntwitira, sinitaye ku matora uzajyamo, sinitaye ku nama ufite, ugomba kuntwitira kandi bidatinze. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko uri kunkinira komedi, ati uzi ko ushakeje, ati uranshakeje rwose, ati ibyo ntibishoboka, ati noneho kugira ngo nkore ukuntu bitanashoboka sinzongera kuryamana nawe guhera uyu munsi kugeza igihe nzaba maze gutorwa, maze nzarebe ko uzantera inda, ubwo ahari yenda usayima mu mazi. Uyu musore noneho ahita yumirwa maze rwose noneho agacika intege inshuro 100, akumva rwose ahari ibintu wabwa narimo nibishoboka, kubera ko uyu mugore aba yarafatishije icyo cyemezo. Kandi noneho ikindi kibabaje, uyu mugore asuzugura umugabo we bikabije, abamusuzugura rwose nkaho ari we umuyoboye, wagira ngo ahari abamufata nkaho ari umuzamu wo muri urwo rugo. Uyu musore rero yumva rwose kubyihanganira bikomeje kumunanira, maze akigira inama yo guhura na papa w'uyu mukobwa, amusaba randevu rero maze akajya kumureba. Yagerayo uyu musaza akamubwira ati none se bimeze bite? Uyu musore aramubwira ati ngewe rwose mfitanye ibibazo n'umugore wanjye. Maze uyu musaza akamubaza ati yakoze iki rero? Uyu musore rero yatangiye kumubwira byose, aramubwira ati rwose hashize ibyumweru 3 umugore wanjye atanyemerera ko duhura ngo dukore urukundo, ati ndibaza rero ukuntu twazabona umwana niba no gukora urukundo bidashoboka. Uyu musaza ahita amubwira ati none se ntabwo umugore wawe yigeze kukubwira ko agiye kwiyamamariza kuba guverineri w'intara? Umusore ati yego. Maze umusaza ahita amubwira ati none ukaba ushaka kumutera inda? Ati ubwo se gute yajya ajya mu nama zigiye zitandukanye no kwiyamamaza atwite? Ati ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Uyu musore yahise amubwira ati ariko rwose urabizi ndashaka umwana, turashaka umwana, none twamubona gute? Uyu musaza ahita amubwira ati ihangane abana bazaba baza nyuma y'amatora, muzabyara umubare mushaka ariko nyuma y'amatora. Uyu musore ashaka kugira ikindi yongeraho, maze uyu musaza agahita amuca mu ijambo ati genda taha ujye mu rugo maze ukomeze wihangane. Umusore ahita amubwira ati yego. Uyu musore ataha yacitse intege yihebye rwose, maze buracya akajya ku kazi. Ya nshuti ye kandi ikagaruka kumureba iti none se umuhuro wawe na sobukwe watanze iki? Uyu musore aramubwira ati rwose ntacyo byatanze, ati kubera yuko ati data bukwe nawe rwose ashishikajwe n'ubuyobozi, ashishikajwe n'ubutegetsi, ibyo kuvuga ngo kubyara iby'abuzukuru ntacyo bimubwiye, atashyigikiye umukobwa we, ntabwo ngiye anyumva. Ati rwose nanjye umugore wanjye ndamushyigikiye, numva rwose nashyigikira iterambere rye, ariko nanone yakabaye anyumva tukagira n'imbuto ziduturutseho, ntitwumve ko ubuyobozi aricyo tugomba gushyira imbere gusa.
Jack rero yakomeje kugenda aba mubi rwose, agasuzuguro kariyongera ku mugabo we, aragenda amuca amazi amuhindura nk'amasogisi ashaje, maze rwose uyu mugabo ibintu bye byose byitabwagaho n'umukozi, niwe wamusasiraga icyumba, niwe wamugaburiraga, niwe wamutereraga amapasi, niwe wamuhitiragamo ibyo kwambara, niwe wamukoreraga buri cyose, niwe wakimumenyeraga, maze rwose uyu mugore nawe aragenda yibera uwo kujya mu manama, yibera umunyabirori, yari asigaye atanagitinya kuba yasohoka akava mu rugo saa 3 z'ijoro ngo agiye mu nama, ngo kandi arararayo atigeze abibwira umugabo we, umugabo we akamubona asohoka gusa, mbese yari asigaye yaramuciye amazi ku rwego mudashobora kumva. Nyuma y'iminsi rero uyu musore yari yarapfushije se wabo, bagombaga kuzajya kumushyingura kandi bari barabivuganye n'uyu mugore we, maze uyu musore abwira Jack ati ese uribuka yuko kuwa gatanu utaha tuzajya gushyingura data wacu mu cyaro? Uyu mugore ahita amubwira ati ntabwo nabyibukaga, ariko nanone sinzaza, ubwo uzijyana kubera yuko hari umushyitsi ukomeye uzaba wavuye mu Buyapani tugomba kuzajya kwakira, ubwo rwose sinzaba mpari. Umugabo aramubwira ati rwose n'ubundi nari mbizi ko rwose ari ibyo bisubizo uri bumpe, ati rwose nzijyana nta kibazo, ngaho uzagende wakire abo bashyitsi bawe. Umunsi wakurikiye rero uyu mugabo yavuye ku kazi arataha, maze ageze muri salo aravuga ati mana nyagasani, ninjye washatse, abandi bose barabeshya, ati ubundi abandi bagabo bose bataha basanga abagore babo mu rugo bakabakira, ati naho njyewe ntaha rwose inzu impamagara, ati nukuza mu kizu kirimo ubusa, nta muntu wo kunyakira, nta muntu wo kumvugisha, ati mbese rwose nsa n'umuntu utarigeze ashaka umugore. Akomeza yivugisha ati none ikirenze kuri ibyo nta nubwo nzi igihe nzabonera abana, ati rwose ntabwo ari uru rugo nifuzaga, si uku nabishakaga, ati umugore wanjye ndamukunda cyane, ni nayo mpamvu namushatse, ariko ni ukuri ndumva ntangiye kunanirwa, rwose ari kunaniza, sinzi ibintu arimo. Wa mukozi rero rwose wakoraga inshingano z'umugore ahita yinjira, maze uyu mugabo akamubaza ati umugore wanjye ntabwo araza? Uyu mukozi atamubwira ati hoya ntabwo araza, maze umugabo akamubaza ati none se ibyo kurya byahiye? Umukobwa ati rwose nabiteguye biri ku meza, ahita amubwira ati ngaho igendere nta kibazo, akaguma muri salo yitangiriye itama, aba rwose atanezerewe habe na mba, kuko urugo ruba rwaramaze kumubihira. Umunsi wakurikiye rero uyu musore yaratashye, maze ageze mu rugo iwe asanga hari abapolisi 4 ku gipangu, yarumiwe rwose, yari asigaye atungurwa n'udushya tubera iwe atatuzi, ukagira ngo si we ataha. Yarinjiye rero maze asanga umugore we yicaye mu cyumba, uyu mugore rwose wabaga yibereye muri telefone, umugabo yinjiraga umugore atamureba, niyo bavuganaga uyu mugore ari kwirebera muri telefone, nta kumusuhuza, nta kumubwira ati karibu, nta kintu na kimwe yamubwiraga, ibyo yamubazaga byose umugore yabisubizaga ariko yibereye ku macati muri telefone. Umugabo rero yarinjiye abaza umugore ati sheri, ati none se aba bapolisi bari aha n'abiki? Uyu mugore ahita amubwira ati nabo kuturinda, ati wibagiwe se ko ubu ndi umuntu ukomeye, ngiye kuba guverineri, ati rero papa wanjye yavuze ko tugomba kuba ahantu hari umutekano. Umugabo ati papa wawe rwose? Noneho umugore ahita amubwira ati ikindi kandi nawe ugomba kuzajya ujya ku kazi uherekejwe nibura n'abapolisi nka 2. Uyu mugabo ahita yumirwa, ati ubwo se kubera iki papa wawe asigaye afata inshingano z'urugo rwanjye, ati ku buryo nta jambo na rimwe nkirigiramo, ati mbese ibyo ngibyo ntabwo muba mwakabanje kubimbaza, ati ngiye nta mupolisi nshaka uzankurikira, nzajya nijyana ku kazi nk'uko bisanzwe. Uyu mugabo yararakaye cyane, ati rwose sinumva ukuntu nta gitekerezo na kimwe ngomba gutanga mu rugo rwanjye. Uyu mugore ahita amusubiza yamusuzuguye ati igitekerezo ikihugira se, wowe ugira igitekerezo? Maze uyu mugabo ahita amubwira ati rwose ukuntu papa wawe ari we uyobora mw'uru rugo ndumva bimaze kundambira, sinumva rwose ukuntu nta kintu kimwe nshobora kuvuga. Maze uyu mugore ahita avuga ati umva umenye ko papa wanjye atari nka papa wawe, ati papa wanjye ni umuyobozi, ati rero agomba gukora ibyo ashaka byose, hano hameze nk'aho ari we. Maze uyu musore ararakara cyane rwose, akabwira uyu mukobwa ati ngiye sinumva n'ikintu diplome yawe kumariye, ati kuko rwose ndabona wowe na papa wawe muri bamwe. Uyu mukobwa ahita asimbuka ari gukubita uyu muhungu,
maze uyu muhungu agahita amufata akaboko, umuhungu akamubwira ati mariage yacu rwose wowe na papa wawe muri gufatanya kuyisenya, ati rwose mvira mu nzira nigendere. Ahita asunika uyu mugore akagwa ku buriri, maze agahita ajya mu kabati agatangira gufata imyenda. Uyu mukobwa rero Jackie ahita amubwira ati urandebera, ati igicucu gusa, itorosho nakuye muri puberi urandebera ibintu itangiye kunyigiraho di. Uru rugo rero rutangira kubiha, rurabiha rwose, umva umuntu wese akabona atakwifuza kurubamo. Uyu mugabo rero buracya akajya ku kazi, maze yamanuka agiye mu modoka avuye mu nzu, agahita asanga abapolisi babiri bahagaze ku modoka ye, ati mwebwe murashaka iki? Ati twabwiwe ko tugomba kuguherekeza ahantu hose ugiye. Arahabura ati hoya, ibyo ntabwo rwose njye bindeba, njye nta kibazo nzi kwicungira umutekano, ibyo mujye mubikorera umugore wanjye. Yinjira mu modoka rero akagenda, maze bwacya isa w'umukobwa akamuhamagaza ati uze kunyitaba, akajyayo maze akamubwira ati nakubonye mu iduka, imodoka yawe iri hanze kandi nta barinzi ifite. Uyu musore ahita amubwira ati ariko njyewe nta kibazo, ntabwo nkeneye uburinzi buhambaye kuko rwose nanjye ndi umuntu w'umugabo nakwirinda. Uyu musaza ahita amubwira ati si ibyo ngibyo mvuga, ati kubera ko umukobwa wanjye amaze kuba umuntu ukomeye, ni ukuvuga ko afite n'abanzi ba politike, ati kandi baramutse batamubonye batega wowe. Ati rero sinshaka ko rwose umukobwa wanjye ashobora kubabara cyangwa akagira ikindi kintu kimubaho kubera wowe wanze kugira ubwirinzi. Uyu musore ahita amubwira ati rwose nabyumvise papa, ati nta kibazo, ati ubwo rwose gusa ubutaha nzabikora. Uyu musore aba ari umusore ucisha bugufi kandi wubaha abantu bakuru, cyane cyane n'aba bantu bo mu muryango w'umugore we aba abubaha cyane. Uyu musore rero aragenda akabihirwa akicwa n'agahinda rwose, maze umunsi umwe agahura na ya nshuti ye akayibwira ati ni ukuri none ibibazo bimaze kundenga, nta jambo mfite mu rugo rwanjye, papa w'umugore wanjye niwe uyobora iwacu, niwe utanga amategeko, ati ndumva bimaze kungera ahantu, ati ndicuza impamvu nashakanye n'uyu mukobwa maze nkamwemerera ko tuba mu nzu yubatse mu mafaranga ya papa we, ati rwose nakabaye narashatse inzu nkaba ariyo nkodesha tukaba ariyo tubamo. Umusore w'inshuti ye ahita amuseka akamubwira ati ni ukuri sinkunda kubwira umuntu ngo narakubwiye ntiwumva, ati none utangiye kwicuza, ati ariko reka mbikubwire, ati narabikubwiye, ati buriya ikosa rya mbere umuntu w'umugabo akora mu buzima ni ukwemera kuba mu nzu yubatswe n'umugore, ati rwose hariya uba wakishe, narabikubwiye urangurananira, urukundo rwari rwaraguhumye amaso, ntabwo wabonaga, nta n'icyo wabashaga gutekereza. Rero kubera ko ariko mugikora ubukwe, inama nakugira ni imwe yonyine, ngaho ihangane. Uyu musore aramubwira ati ni ukuri, ati rwose nta kibazo ubundi nakabaye ngirana n'umugore wanjye kuko ibibazo byose dufite ni papa we, wamufata akamukura mu rugo rwacu rwose twahita tuza tugatunganirwa, ariko nanone ntibishoboka, kwihangana nabyo ndumva ntabishoboye, ndashaka abana ariko nabwo sinzi inzira byanyuramo. Uyu musore aramubwira ati nutihangana rero ubyihorere rwose kuko ndabona njye nta kindi wakora. Uyu musore rero arataha nimugoroba, maze wa mukozi akamugaburira, yamara kurya uyu mukozi agiye kwandurura, uyu mugabo akamubaza ati umugore wanjye yavuye hano ryari? Undi ati yavuye hano rwose nka 8:00. Maze Jack ati Jay ati yakubwiye se aho agiye? Uyu mukozi ati yego, yaragiye ku kibuga cy'indege ngo bagiye mu Bwongereza we na papa we. Uyu musore none aritotomba akenda gupfa, ati ni gute ari njye muntu wa nyuma ubona amakuru mu rugo rwanjye? Ati nyabona bwa nyuma buri gihe, nta na rimwe bashobora kumbwira, nta na rimwe bashobora kumbwira aho bagiye, ati ibi bintu ndabirambiwe, ati mbega agasuzuguro. Maze wa mukozi aba ahagaze ari kureba shebuja, gusa aba afite isoni, nta n'ijambo aba afite kugira ngo amusubize. Uyu mugabo aritotomba akitunganya, maze agahita abwira uyu mukobwa ati nta kibazo, genda unzanire icupa rya wayini urinzanire mu cyumba, unzanire n'ikirahure. Uyu mukobwa ahita amubwira ati yego rwose databuja ndaje mbizane. Uyu mukobwa arabizana maze agakomanga ku rugi rwa Jay, maze Jay akamubwira ati njira. Uyu mukobwa ajya kubitereka ku meza, Jay agahita amubwira ati hoya nta kibazo bitereke hano, ubwo aba ari kumwereka ku buriri bwe ngo abe ariho abitereka kuko biba biri ku gapurato. Maze wa mukobwa akabizana akabihatereka, Jay agahita amubwira atumva ati icara hano gato tuvugane. Wa mukobwa ufite isoni atabasha kureba shebuja mu maso ahita yicara maze akamutega amatwi. Uyu mugabo ahita abyuka akegera uyu mukobwa
abwira uyu mukobwa ati humura erega ntabwo njyana, nta kintu kibi rwose nagukorera, humura ngaho tuza banza utekane umutima ujye hamwe. Uyu mugabo yegera uyu mukobwa akamureba mu maso, uyu mukobwa bari kubira ibyunzwe kubera ubwoba, maze uyu musore agahita amubwira ati ese urabizi kuri mwiza? Abimubwira uyu musore anabimubwira aseka amukora mu misatsi ati urabizi ko uri mwiza? Uyu mukobwa ahita yindukira akamureba mu maso, uyu mugabo ahita afata ikiganza cy'uyu mukobwa maze akamubwira ati ariko nakubwiye ngo tuza. Uyu mukobwa ufite ubwoba atangiye kwishimagura kubera ubwoba, ahita abwira uyu mugabo ati ariko hari ibintu nari ndi gutunganya kandi rwose birangirika. Uyu mugabo ahita amubwira ati aha ni iwanjye, ibintu byose ukora ni njyewe ubikorera, ubwo rero nta kibazo rwose, nibishaka byongirike wowe tuza, tuza n'ubundi na hano ni ukunyitaho kandi nta kintu ngutwara humura. Uyu mugabo rero ahita amusoma ku munwa maze agahita amubaza ati none se urumva hari ikintu ubaye? Umukobwa akazunguza umutwe ati ntacyo. Uyu mugabo ahita amubwira ati rero humura tuza rwose nta kintu kibi ndi bugukorere, wowe banza ushyire umutima hamwe gusa, reka kugira ubwoba humura. Wa mugabo ahita amukurura umusaya maze akamuhindukiza akamusoma noneho bya nyabyo, maze rwose bagasomana umwanya munini na wa mukobwa agatwarwa agatangira gufata uyu mugabo. Ubwo rero rwose barasomana umwanya maze bikarangira uko namwe muri kubitekereza uko mubyumva nyine. Buracya mu gitondo rero uyu mugabo akabyuka akajya ku meza maze uyu mukobwa akamutegurira ibya mu gitondo nk'ibisanzwe, maze uyu mugabo rwose uba ufite akanyamuneza noneho aba ari guseka aba yishimye, abwira uyu mukobwa ati waramutse neza, ijoro ryawe se ryagenze neza? Maze akabaza uyu mukobwa ati kutamwiye se uko ijoro ryawe ryagenze? Uyu mukobwa aba afite isoni nyinshi aba ari kureba hasi rwose atabasha kureba boss we mu maso, maze uyu musore agahita amubwira ati ngewe rero rwose ijoro ryanjye ryagenze neza cyane, wakoze rwose kubwira ijoro ryakeye, ndagushimiye rwose wanshimishije wakoze cyane. Uyu mukobwa rero ahita agira isoni nyinshi noneho agahita abwira shebuja ati rwose nimumbabarire, ubwo agahita agenda atanamurebye mu maso nta n'ikindi kintu avuze, aba afite isoni nyinshi mu buryo bugaragara. Uyu mugabo rero akurikiza amaso uyu mukobwa maze rwose agasigara yisekera, afungura ibya mu gitondo rero yarangiza agahita ajya ku kazi. Ku mugoroba rero atashye arakomanga, wa mukozi akaza kumufungurira, uyu mugabo akamubaza ati wiriwe ute? Undi ati niriwe neza. Ahita yicara muri salo rero uyu mugabo aba afite akantu rwose k'akambaraje afite mu ntoki, ahita agahereza uyu mukobwa akamubwira ati ibi ni ibyawe. Uyu mukobwa arebamo agasanga ni telefone nziza cyane, maze uyu mugabo agahita amubwira ati yifate neza kubera ko ni telefone y'amadolari 200 yose. Uyu mukobwa ahita yishima akabyina agasimbuka ati mana nyagasani, ati smartphone koko, ati ndishimye, ati mbega telefone nziza. Uyu musore ahita amubwira ati genda rwose uyenjoyinge ujye uyikoresha ibyo ushaka kubera ko rwose uri umwana mwiza cyane. Uyu mukobwa arishima agasohoka mu cyumba akinjira mu cyumba yishimye agenda asimbuka asimbagurika aririmba akoma mu mashyi, yari yishimye pe mu buryo bugaragara. Yahise abwira rero uyu mukobwa ati nzanira amazi yo kunywa. Uyu mukobwa akiyazana umusore yafashe ikirahure maze agitereka ku meza, ahita afata wa mukobwa mu bitugu n'ubundi amujyana mu cyumba bajya muri ya gahunda. Bari bamaze kubigira akamenyero rwose, mbese buri mugoroba ubundi bari bo babiri, gahunda yari imaze kuba gahunda. Bukeye bwaho rero nabwo mu gitondo uyu mugabo yahamagaye uyu mukobwa aramubwira ati ndashonje cyane. Uyu mukobwa atamubwira ati niyo mpamvu ndi kugutegurira ibyo kurya kandi rwose bigiye kuboneka. Uyu mugabo akamubwira ati ibyo kurya? Yego ndabishaka, ariko nanone sibyo nshaka mbere, atahubwo wowe mbere ya byose. Maze uyu mukobwa ahita amubwira ati ariko nuko hari ibintu ndi gutegura kandi byashirira. Uyu mugabo ahita amubwira ati byihorere nta kibazo, nibishaka bishirire turateka ibindi, gahunda nanone ikabirongeye, rwose biba bimaze kuba ibyo kurya by'amasaha yose. Ku mugoroba rero uyu mugabo yari yicaye muri salo maze agiye kubonabona wa mukozi yinjiranye akavarize ati ibyo ni ibiki? Wa mukozi atamubwira ati mabuja aratashye. Uyu mugabo ahita yicara akimeza neza maze wa mugore akinjira rwose atanamureba atanamusuhuza, yatangira kumuca iruhande. Uyu mugabo atamubwira ati hagarara aho, akamubaza ati uvuye he? Uyu mugore atamubwira ati mvuye mu Bwongereza. Uyu mugabo atamubwira ati gute ujya mu Bwongereza utambwiye? Ati kubera iki utigeze umbwira ko ugiye? Ati ukamara icyumweru cyose nta kumbwira.
uyu mugore nawe ati nakubwiraga se nkubwiramo iki, ati nari ndi kumwe na papa wanjye kandi rwose mu Bwongereza najyagayo na mbere yuko tumenyana. Uyu mugabo ahita amubwira ati nushaka kuba warajyagayo turanavuka ugomba kumbwira kuko aha ni iwanjye kandi mafite ijambo nk'umugabo. Undi ati ijambo rya hehe, ati nta jambo ufite, ati kandi rekera kuntera stress. Uyu mugabo ahita amubwira ati ngewe sinshaka kuzongera kurenga ahangaha utambwiye. Uyu mugore ahita amubwira ati nzagenda igihe cyose nshakiye, ati ngewe mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka nkajyayo igihe nshakiye kandi ngakoraho icyo nshaka, wowe nta jambo na rimwe ufite ryo kumbuza kugenda. Aba yamusuzuguye cyane n'ubundi nk'ibisanzwe, maze ahita abwira uyu mugabo ati ngaho niba udashaka ko rwose nzongera kugenda ntakubwiye ubwo ngubwo uzanzirike ndabitegereje. Mu gitondo cya kare rero nyirangendo ndavuga Jackie abyukana akavarize agahita ahura n'umugabo we muri salo, maze wa mukozi wabo nawe abaje agahita abwira nyirabuja ati rwose mabuja ndarwaye ndumva ntameze neza ndashaka kujya kwa muganga. Undi ati se urumva urwaye iki, ati ubanza hari malariya ndaruka mfite iseseme mfite isereri rwose birashoboka ko nshobora kuba ndwaye malariya. Uyu mugore ahita amubwira ati ejo naguhaye amafaranga rero nta kibazo genda ujye mu bitaro bya famiye wivuze kandi urabizi, ati nta kibazo gihari. Maze umugabo we nawe abaje agahita abaza umugore we ati ko ufashe varize ugiye he, undi ati ngiye mu kindi gihugu rwose mu butumwa bw'akazi mu nama. Umugabo agahita amubaza ati se bari kubimbwira ryari, undi ati nta kibazo nari kuzabikubwira ngarutse n'ubundi kandi nibwo tuzabivuganaho. Ahita yizunguza akigendera, maze uyu mugabo agasigara yumiwe. Rwose uyu mugabo aba yarabaye nk'umuntu utagira ijambo habe na mba. Uyu mugabo ahita asigara ahamagara wa mukozi akamubwira ati ngwino hano atumeze neza. Uyu mukobwa ahita amubwira ati hoya ntabwo meze neza. Uyu mugabo abamukora nk'uwo yumva ko afite umuriro akamubaza ati kuki utaba wabimbwiye. Uyu mukobwa aramubwira ati rwose mba nanga kudutesha umutwe. Uyu mugabo rero ahita abwira uyu mukobwa ati ngaho gira vuba ambara vuba vuba maze nkujyane kwa muganga. Uyu mukobwa ahita amubwira ati urakoze cyane rwose bosi. Uyu mugabo rero arabyuka mu gitondo akajya ku kazi maze agahamagara ya nshuti ye, ya nshuti ikaza agahita yibwira ati ndagushaka byihutirwa kuko ubu noneho nkeneye serivisi zawe. Ati ndashaka inzu nziza cyane ahantu kandi muri quartier hatuje, inzu nziza nawe ubona ko ari nziza. Uyu musore ahita amubwira ati nta kibazo rwose iyo ngiyo ntabwo nayibura, ati ndayifite, ati igura 1,500,000. Maze uyu musore ubwo ntago ari amanyarwanda ariko mutagira ngo ayo mafaranga ndi kuvuga ni amanyarwanda, oya ntago ari amanyarwanda. Maze uyu musore ahita amubwira ati yego, ati ni nziza se koko, unati yego ufite ibyumba 3 na salo, ati ndumva ihagije iyo rwose nayifata nta nubwo nirwa mbitindaho. Uyu musore rero w'inshuti ya Jay ahita amubaza ati none se urashaka kwimuka mu rugo rwawe. Uyu Jay ahita amubwira ati oya ntabwo nshaka ko tuvugana ibintu biri personnel, reka tuvugane ibintu bya business ubu niyo turimo, ati ahubwo tugende tujye kureba iyi nzu kuko ndayishaka cyane rwose. Iyi nshuti ya Jay timubaza ati ariko ubundi akanyamuneza ufite nakiki ko ndeba noneho rwose ufite akamwenyu ku maso uraseka urishimye ubundi umunezero uri kukura he. Jay nawe ati nakubwiye ko ubu tugiye kuvugana ibya business, ibintu rwose by'umuntu ku giti cye tuzafata undi mwanya wo kubivugana, humura nzakubwira isoko y'ibi byose aho iri kuva. Bahita baseka bagakubitana mu kiganza maze bagagaruka bajya kureba ya nzu. Ya nzu rero aragenda akayireba kandi akayishima maze akayishyura, agahamagara wa mukobwa w'inshuti ye w'umukozi wo mu rugo akamujyanayo akayimwereka ati inzu rero ni yawe naha rwose tugiye kuzajya tubange nawe. Maze uyu mukozi arayireba akishima ati inzu se koko ni yanjye, ati njye ngiye kuzajya mba ahantu, ati simbyumva, ati no mu nzozi zanjye sinigeze ndota ko nagira inzu imeze itya, ati ubu uyu ni njye cyangwa ndi bukanguke yenda nsange sibyo. Uyu mugabo aramubwira ati iyi nzu ni nziza ariko ntabwo ari nziza kukurusha, ati wowe uri mwiza kurusha ibintu byose, ahubwo ngwino nkomeze ngutembereze no mu byumba byose. Arayimwereka yose maze uyu mukobwa bikamurenga akishima rwose. Gusa n'uyu mugabo aba yishimye none ntabwo aba akiri wa wundi wari warahiranywe n'agahinda, aba asigaye yishimye asigaye aseka, aba ari mu munezero udasanzwe. Ku rundi ruhande rero uyu mugore aba ari mu modoka ari gutaha ava mu cya gihugu yaragiyemo, maze agahamagara umuganga wa famiye yabo akamubwira ati umukozi wanjye wo mu rugo namwohereje aho kugira ngo aze kwivuza, yararembye cyane, nizere ko mwamuhaye serivisi uko zigomba. Uyu muganga ahita amubwira ati yego yaje kare rwose mu gitondo umugabo wawe yaramuherekeje, ati gusa nyine nta bintu birenze birimo, ati gusa mutangire mumwiteho kuko twasanze atwite. Uyu mugore ahita agwa muri koma yumvise ngo yaratwite, ati yaratwite, undi ati yego ataratwite mutangire rero kumwitaho. Uyu mugore ahita ataha akagenda yagera mu rugo agahita abwira umugabo we ati waherekeje uyu mukobwa kwa muganga wari ubizi se ko atwite? Undi ati yego nari mbizi ahubwo n'ubundi nari niteguye kubikubwira kubera yuko inda atwite ni yanjye. Uyu mugabo
mugabo aba akibimubwira ibi ngibi, maze uyu mugore agahita amera nka dodo rwose zikubiswe n'umwuka ushyushye, ahita ahagarara akabura ikintu akora, akamubwira ati uvuze? Umugabo ati mvuze rwose yuko inda atwite ari iyanjye, nashakaga kubikubwira amaso ku yandi. Yabivugaga yishimye anaseka rwose, nawe ubona ko yamuciye amazi. Uyu mugore ati atwita inda yawe? Undi ati yego rwose, ati nizere ko ariko ko atakiri hano kuko ndamwica. Undi ati ntabwo akiri hano kuko rwose namuguriye ahantu heza ho kuba. Uyu musore ahita amubwira ati cyakoze umwavoka wanjye nzamubwira kuzanire impapuro zo gutandukana, ikindi kandi tugutumiye mu bukwe bwacu kuko buri vuba. Ati nani bagiye no kukubwira ngo ibihe byiza by'imyiteguro yawe rwose muri ayo matora. Ati ni ukuri noneho nizere ko ugiye kubona umwanya nta muntu n'umwe ukuderanja. Maze uyu mugore ahita agwa mu ntebe agahita akanura amaso ati koko umukobwa nizaniye mukuye mu cyaro niwe untwariye umugabo. Uyu mugabo ahita amubwira ati kandi bayi sheri bayi. Uyu mugore rwose ahita arira nk'agahinja, ukibaza niba wari wajya gusuzugura wa mugabo bikakuyobera, kuko rwose uba ubona ababaye cyane, bigaragara nk'aho rwose hari ikintu ahombye, kandi mu bigaragara rwose umuntu yari azi ko nta kintu yaba ahombye. Arababara cyane rero agahita ajya kureba inshuti ye akayibwira ibimubayeho, ati wa mugabo nakunze igihe cyose, ibintu byose namukoreye. Ukibaza ibyamukoreye ibyo ari byo n'agasuzuguro yamusuzuguraga bikakuyobera. Ati ibintu byose namukoreye, ararenza afata umukobwa nikuriye mu cyaro w'umukozi, umukobwa w'umuturage aramufasha aramunutisha, umukobwa w'umuturage antwariye umugabo, ansenyeye urugo rwose. Iyi nshuti iramubwira iti ihangane, ni ukuri ihangane rwose, atari ko buriya nawe hari ibyo utubahirije, ushobora kuba rwose hari inshingano zimwe na zimwe wagiye uburamo kandi zo mu rugo, bigatuma rero uriya mukozi ari we wagiye afata inshingano zawe aho utarakahakubera, none bikaba birangiye nyine ari nawe bagize umugore. Iyi nshuti ye ikomeza kumubwira iti ebagirwa uriya mugabo n'umukozi wawe wo mu rugo, n'ubundi buri uriya mugabo wawe rwose ntabwo agukwiye, ibuka ko rega wowe ejo bundi uzaba guverineri rwose, ntabwo n'ubundi yari agukwiye, mwibagirwe ahubwo wowe umwanya munini wawe wishyirire mu kwibera umuyobozi, ababihorere ntacyo bavuze. Jackie akomeza abwira uyu mukobwa ati ikibabaje rero nuko rwose antaye mu gihe nari mukeneye. Ati iki gihe rwose ntabwo ari cyo kudivorusa, ati kuko ibi byose bizankurura ibibazo mu kwiyamamaza kwanjye. Ati izi nkuru zigiye gukwirakwira mu binyamakuru, ati ibi rwose bizangiraho ingaruka byanze bikunze. Jackie rero ibi byose yabibwiye papa we, maze papa we ahamagara Jay yarakaye cyane, ati nta soni, ati igicucu gusa, ati uwo ni wowe koko, ati ubu wirengeshejwe kuzagira umugore w'umuguverineri, ati none urifashe ujyana n'umukozi wo mu rugo, ati gusa nta bwenge ufite habe namba, ati ariko ibintu ukoreye umukobwa wanjye nzabikwishyura rwose, nzagushaka aho uzaba uri hose nzabikwishyura, buretse nzakwereka icyo ndi cyo. Uyu musore yari yamwihoreye ari kwirira rwose aninywera, nta jambo na rimwe yigeze amusubiza. Uyu musaza aritotomba, maze ageze aho arakupa kuko yumvaga rwose uyu musore atamusubiza. Bamara kuvugana rero Jay agahita afata telefone akihamagarira wa musheri we akamubwira ati sheri untegurira agasosi rwose ndumva naniwe nkeneye ikintu kiri bunduhure. Maze wa mukobwa agahita amubwira ati nabirangije sheri nayiteguye kare rwose. Jay ahita amubwira ati ye baba we, ati niyo mpamvu ngukunda ubundi wowe, ati ubundi wowe ni wowe wanjye, ati urabona ngo uribwiriza ibintu byose, ati noneho ati nanjye reka nca ahantu nkugurira akantu ubundi nze rwose ninjye nawe, ati twishime tunezererwe dusangire. Ubwo Jay ahita amubwira ati bizu sheri kuri telefone, ati ndaje mu minota nk'ingahe ndaba nkugezeho. Abayobozi rero bakora inama maze bagaterana bakemeza ko rwose Jackie batacyemeye kandidatire ye muri ya matora, maze bakabibwira papa we. Papa we rero arumirwa rwose akabibwira umukobwa we ati ntibigishobotse ko rwose ujya muri ariya matora, kubera ko bimwe na bimwe warangije kubyangiza, kubera ko ubu ngubu watandukanye n'umugabo ntabwo bakikwemeye. Maze uyu mukobwa arababara cyane, arababara rwose, agahita rwose amera nk'ufite agahinda gakabije, ntiyongera kuvuga, aguma aryamye, ntiyongera kurya, arababara agahinda kakamurenga kuko rwose ibintu byose yarwaniriye biba bibaye zeru, umugabo aba yaramubuze, none na bwa buyobozi nabwo aba abubuze. Ku rundi ruhande rero Jay na sheri we bicaye muri salo bari kuganira baseka bakina game bikundaniye rwose bafatanye ku rutugu, maze umuntu abarakomanze bajya kumufungurira basanga ni nshuti ya Jay.
ubwo ahita yinjira yashyushye afite amakuru mashya abwira Jay turabizi yuko Jackie rwose atakigiye kwiyamamariza muri bya bintu by'ubuyobozi. Maze Jay ati ibyo ntabwo bindeba, ntabwo rwose bikinshishikaje, ubuzima bwe ntibukindeba, nabikora uko abyumva. Uyu musore ahita amubwira ati njye nari nzi ko biri bukunezeze. Undi ati hoya ntabyo kunezeza kuko rwose njyewe mfite umutima wanjye ushaka, mfite urukundo rwanjye iruhande rwanjye, dore nguyu umukobwa nkunda, turitegura kubona umwana, mbese ubuzima ni bwiza hamwe nawe. Ubwo rero rwose bya Jackie ntibindeba, nta nubwo gikeneye kumenya amakuru ye habe namwe. Ubwo Jay abivuga ariko kubera wa musheri we ati genda rwose urebe icupa ryiza rya wayini maze uzane duserebure kuko dufite ibintu byinshi cyane byo guserebura. Iyi nshuti ya Jay ihita imubwira ngo azane wayini, ati tunywe se? Jay ati yego, ati unsigaye nk'uko nshaka mu gihe nshakiye mu rugo rwanjye, ati ntabwo nka bya bindi bya kera bambuzaga kugira icyo nywa, ati ubu rwose ibintu byose mbikora uko mbyumva. Uyu musore akamubwira ati mana yanjye we, ati niyo mpamvu rwose wabyibushye, ndabona warazanye amatama, ufite itoto. Jay ati ntarigira, ati ubu ngubu sinkirya ibiryo bishyuhije, ati ubu rwose nsigaye ndya ibiryo umugore wanjye yatetse kandi yatetse neza, ati ndishimye ku buryo udashobora kubyumva, ati ibintu byose umugabo yifuza ndabifite, ati ubundi muri mariage umugabo aba ashaka icyubahiro, urukundo ndetse n'umuntu umwumva, ati ibyo byose ubu ngubu ndabifite kubera uyu mugore wanjye, ati ndamukunda cyane, ni nayo mpamvu rwose tugiye gukora n'ubukwe imbere y'Imana no mu mategeko bose bakabimenya, ati ndishimye ku buryo utabyumva. Ibyo byose yabivugaga ari gusomana n'umugore we, ariko bahana ciyazi bati rwose reka tumwe kuko hari byinshi byo guserebura. Maze ahobera umugore we aramubwira ati ndagukunda rwose kubera ko watumye menya ko noneho habaho urukundo rwa nyarwo n'icyubahiro cya nyacyo ku mugabo uwo ari we wese. Ubwo rero inkuru yacu y'urukundo naho tuyishoreje. Ni ukuri mwakoze kuyitega amatwi, abayikunze rero rwose ntimukagende mudakoze subscribe, mukoreshe ya like ndetse na comment. Ibyo rwose ni inkunga ikomeye muba muduteye, ndabakunda cyane.